Mwiriwe muraho murakaza neza nkuko bisanzwe njyewe ndi Nene hano mbabwira ibitekerezo byanjye nkababwira uko mbona ibintu uko mbona byahinduka uko mbona ibyo twakongera ubundi nkababwira uko nabigenza ndi mwebwe mwashaka mukabifata nk'inama igitekerezo cyangwa mukiciraho mukimanukira. Uyu munsi rero turaganira ku inimba kuri grief. Turi mu cyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yabereye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Ni ukuvuga ngo impamvu nifuje kuvuga kuri grief mu kinyarwanda ndayita inimba, niba atari iryo jambo rikwiye wankosora hano hasi, ariko numvisha ari iryo jambo bijya gusobanura kimwe. Hanyuma impamvu nifuje ko nabasangiza inzego eshanu z'inimba cyangwa intambwe eshanu z'inimba, 5 stages of grief, nuko nabonye ko hari benshi mu babuze ababo muri jenoside bakiri muri rumwe muri izo nzego, bafite ahantu hamwe babanye batigeze babyakira, batigeze biyakira, batigeze bagera kuri etape ya nyuma ariyo yo kwakira ibintu no kubyemera, acceptance. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga mbere ko ntangira nuko izi ntambwe uko ari eshanu ntabwo ari ngombwa ko zikurikirana nkuko ndi buzivuge, gusa icyangombwa nuko uba warazigiyemo zose uko ari eshanu, kuko iyo utazigiyemo bikugirira ingaruka uko imyaka igenda iza. Ntabwo wiyakira, ntabwo wakira ibyakubayeho ngo wige kubana nabyo. Izi nzego eshanu rero zavumbuwe n'umugore witwa Elizabeth no mu Busuwisi. Hanyuma nyuma y'uko akoze buno bushakashatsi hari abandi bagiye bakora ubundi, bamwe bavuga ko ari 7, abandi 10, abandi 2, ariko iyo uzirebye usanga n'ubundi zose zigaruka kuri zino eshanu, nuko baba bagiye bazivugaho mbese byinshi kurushaho. Hanyuma rero intambwe ya mbere ni intambwe yo guhakana. Muri iyi ntambwe yo guhakana niho hahandi uba waranze kwemera yuko umuntu wawe yapfuye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ndaza kugenda ngaruka ku bantu babuze ababo muri jenoside, ariko iyi video igihe cyose uzayirebera ishobora kuzakubaka, ishobora kuzagufasha kumenya urwego ugezemo. Ni ukuvuga ngo uzamenye gusa ko ari uko nari nayikoze mu gihe cyo kwibuka, ariko ishobora kuzagufasha no mu kindi gihe icyo ari cyo cyose, mu gihe watakaje ikintu ukunda cyangwa umuntu ukunda. Hanyuma rero urwego rwa mbere ariko rwo guhakana navugaga nuko uhakana ukanga kwemera ibyakubayeho, ukanga kwakira ako gahinda kazanye n'ibyo bintu muri wowe. Ukuntu ubwonko bukora rero, ubundi abantu tugira amarangamutima 5, tuzagenda tuyavugaho mu yandi video, ariko muri ayo amarangamutima yo kubabara ni amarangamutima akora ababaza mindani, ku buryo ushobora kugira agahinda kababaje ku buryo bashobora no gusikana bakabona ibindi bintu byatewe n'agahinda. Mbese agahinda kagenda kakumunga kakagutera izindi ndwara, kakagutera depression, kakagutera ibintu byinshi iyo utamenya ukuntu wakira iyo nimba muri wowe. Ariyo mpamvu buri gihe iyo cerveau yawe ibonye ko hajemo ibintu by'akababaro by'inimba, ikora uko ishoboye kose ikakora coping mechanism, ni ukuvuga nko kwiproteja, ni nk'urukuta ishyiraho ku buryo ushobora kukujijisha ugatekereza ibindi, ukagira ayandi marangamutima, aho kugira ngo ugire ayo nyayo. Ubwonko bwawe bukora uko bushoboye kugira ngo bwegeze inyuma. Bitari byiza rero, kuko iyo utemeye kubyakira muri wowe ngo udiringe nabyo ubiprocesinge, niko navugaga rero bizakugirira ingaruka mu myaka iri imbere. Muri icyo gihe rero cyo guhakana
ubwonko bwawe bukwemeza ko uwo muntu atapfuye, bukwemeza ko abawe bapfuye muri jenoside batigeze bapfa, bukwemeza yuko kukumvisha yuko n'ubundi ntabwo wigeze ubona bashyingurwa, n'ubundi wasanga uwo bashyinguye atari we, wasanga uwakubwiye ko yamubonye bamwica yari yibeshye, erega n'ubundi muri icyo gihe abantu ntabwo barebaga neza ibiki n'ibiki. Kandi mu by'ukuri iyo utekereje neza usanga umutima wawe n'ubundi uri kukubwira ko n'ubundi yapfuye, uri no kubifiringa muri we ko yapfuye, ariko ubwonko bwawe bukakujijisha bukakujyana ahandi, nawe ukagenda kubera ko ari byo biba byoroshye kwakira. Guhakana biba byoroshye kurusha actually kwemera ukuri uko kumeze, kuko ukuri kurababaza. Hanyuma hari n'igihe mu busanzwe nubwo atari muri jenoside, mu gihe gisanzwe no muri iki gihe, hari igihe utakaza umuntu kugeza aho bajya kumushyingura wowe utarabyemera, ukumva ushaka kumusanga mu mva ngo nabyuka ngo arambona ngo araza kugira imbeho ari nk'umwana wawe, cyangwa akavuga mwe muretse kumushyingura kubera ko minda n'urumva ko ashobora kuba ari bubyuke asinziriye, apfa ukavuga ntabwo bishoboka, twavuganaga mu kanya ari kumbwira gutya na gutya, ubwo se birashoboka. Urwego rwa kabiri rero ni igihe uba urakaye, ni ukuvuga ngo iyo urangije kubihakana unasasa utangira kurakara. Hanyuma muri icyo gihe cyo kurakara nicyo gihe uba warakariye isi yose, uba wanze abantu bose, uba warakariye isi, uba warakariye ijuru, uba warakariye Imana. Niba uri umukristo ukavuga ati njye sinzongera gusenga, naho wumva abantu bavuga Imana ukavuga reka 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 iriya Mana yarampemukiye, cyangwa se n'ubundi Imana ntabwo ibaho ntabwo ibi byose byari kubaho n'ibiki byose, ibyo byose ubivugishwa nuko ugeze muri iyo ntambwe y'uburakari. Ariho hari n'igihe bigeraho ukarakarira n'umuntu wapfuye ngo ni gute wapfuye ukansiga, ni gute wankorera ibi n'ibi, ntabwo wankundaga, ubu nkunda ntabwo ubu nsize njyenyine. Hakaba n'igihe nawe ubwawe wirakarira, ese ubundi nagukundiraga iki, ese ubundi ibiki n'ibiki. Mbese ibyo byose ni igihe uba warakaye. Muri iki gihe cy'uburakari rero uba ufite bitterness, uba ushaririye, ibintu byose biba bigushaririye, abantu bose bari iruhande rwawe baba bari kumva ukuntu ushaririye. Hari abantu benshi rero bagumye muri stage yo gusharirirwa nyuma ya jenoside. Hari abantu benshi batakaje abana, batakaje ababyeyi, baratakaje abantu bo mu miryango yabo, batakaza imitungo, batakaza ubuzima bwo, mbese ubo babona ubuzima bwabo burarangiye. Hanyuma rero kubera ko batabonye igihe cyangwa batashatse kugenda muri process yose yo gukira inimba, bituma baguma muri iyo ntuze yo kurakara bagasharira, ari wa muntu abantu bose bagendera kure kubera agashiha, kubera nta jambo ryiza rimuvamo, kubera ko utazamubona yasetse, kubera ko utazamubona sumbaze hari ikintu cyamushimisha icyo wamukorera cyose. Mbese bari abantu bituma nawe ubwawe niba uzi ko uri muri etape yo gusharira, ndakwinginze itekerezeho, jya muri iyi process, ushake niba ushaka abantu bagufasha, niba usenga, niba ukora iki, ariko urenge ino etape kuko ituma utanamuvinga na gato, bituma ubuzima bwawe nyine wumva nta n'intego bufite. Tugende rero ku ntuze ya gatatu, intambwe ya gatatu. Intambwe ya gatatu ni iyo kubargeninga, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ariko ni muri cya gihe uba ugezemo aho uba ufite iyo mbimenya nyinshi, uba umeze nk'uri kugira regret, uvuga ati aya ni amakosa yanjye, yenda aya ni amakosa ye, iyo ngera gutya ntibiba byagenze gutya, ese kubera iki ibi ngibi byambayeho, ibintu nk'ibyo. Ari naho ugera ukavuga Imana mbabarira, uyu muntu numugarura nzagushima, uyu muntu nugira gutya nzagirana gutya. Ndumva icyo ngicyo cyasobanutse, ariko nyine nkuko navugaga ibyo byose uba uri kubikora kugira ngo wegezeyo iyo pain, ako kababaro. Ibyo byose uba uri kubikora nko kugira ngo bipostponinge, kubera ko uba utaragera ku gihe uba wumva ko nubyakira nyine ni nkaho kuko ari abapfuye nyabyo, kumva ko mu gihe utarabyemera utekereza ibindi, ati yenda ninsenga biragenda gutya. Mbese usanga n'ubundi hari igihe zigenda zivanga nko mu minota 5 ukahita ukora zino ntambwe 5. Hari igihe mbese ubundi ikintu nari nibagiye kuvuga mbere nuko inimba, grief,
navuga ko ni nka periode, ni nka seri, ni nka ki, ntabwo ari ikintu ujyamo rimwe gusa mu buzima bwawe ngo kirangire. No, mu gihe utarakira icyo gikomere ufite, icyo gihe cy'intimba kizahora kikugarukamo igihe ubyibutse n'igihe ukoze iki. Gusa iyo ugize Imana igikomere cyawe kigakira, cyangwa ukagera aho umenya kubana nacyo ukacyakira, nibwo biba nka cicatrice cyangwa ugakira burundu. Hanyuma twe tugeze ku ntambwe ya 4. Intambwe ya 4 rero ni depression. Depression urebye majorite y'abantu niyo bakirimo muri iki gihe. Depression nicyo cya gihe uba ugeze kuri ya ntambwe y'agahinda gakabije. Ahangaha naho ndi kuvuga agahinda kakabije k'uburwayi, ndi kuvuga agahinda kakabije ariko kataragera ku rwego rw'uburwayi. Ahangaha rero ndagira ngo ngushishikarize, niba uzi ko umaze iyi myaka yose muri depression, igihe kirageze ngo ushake umupsychologue, umupsychiatre, umuthérapeute, umuntu wese ufasha ku bintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe wamwegera akagufasha, yenda akakubwira ukuri bubigenze, akakurangira uwagufasha cyangwa ibintu nk'ibyo. Abantu benshi therapy yabo iba gusenga, ubwo nawe niba udasenga yenda nagushikariza kubitekerezaho, maybe byagufasha. Muri iki gihe cya depression rero, ufite agahinda gakabije, udashaka kurya, udashaka kujya hanze, udashaka kubona umuntu n'umwe, udashaka ikintu na kimwe wakundaga mbere byose uba wabyanze, udashaka, mbese nyine ubuzima bwawe wumva utabushaka, wumva nawe wapfa, aho uvuga se ubundi njye nasigariye iki, aho ufata decision zose zibaho utabanje gutekereza kubera ko ubuzima bwawe utakiwa agaciro, uti ninshaka mfe, ubundi se mbereyeho iki, ubundi se maze iki, ubundi se ibintu nk'ibyo. Uba wumva kabisa ubuzima bwawe nta gaciro kibuha, nta motivation ufite yo kugira ikintu na kimwe wigezaho cyangwa ukorera abandi cyangwa ugeraho. Urwego rwa 5 rero ni urwego rwa acceptance. Muri urwego rwa acceptance rero, muri acceptance ni igihe uba wamaze kubyakira. Ntabwo navuga ko muri acceptance uba ufite umunezero, ntabwo uba wamaze kwishima, gusa uba ugeze hahandi ugira iminsi myiza myinshi kurusha iminsi mibi. Ubundi uri mu gihe cy'intimba, niba ari iminsi 5 byaje, iyo nimba yaje, iyo ugeze muri icyo gihe, ntago iyo nimba, iyo ugeze mu gihe cya acceptance, ntago nakubwira ngo uba wishimye. No, ntago uraba wakishimye, kuko ntago nakubwira ngo icyo gikomere cyawe kisegekira, gusa uba ugeze hahandi wumva ko ushaka kugira ejo hazaza, hahandi ushaka kuvuga uti ndasa nabi reka nkarabe, hahandi ushaka kuvuga ati ukibuka ese kanaka ameze gute, ukaba wamubaza ukuntu ameze. Mbese icyo gihe uba wamaze kugira umunezero ho gato. Natinze rero, ntabwo nshaka ko ino video iba ndende cyane. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, ndakwibutsa ko wakwandika commentaire yawe hano hasi, hanyuma ukagira abandi bafasha. Ikindi kintu nashaka kuvuga rero ndangiza nuko grief, iyi nimba iza ari nka sako, ni nka navuga gute, iragenda ikagaruka. Ntago inimba, ntago iyo watakaje umuntu ugira inimba rimwe gusa mu buzima bwawe, icyo gihe wamutakaje. Iyo ashize igihe ukamwibuka, urongera ukajya muri iyo periode y'inimba, cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka, iyo nimba yawe iba yagarutse, iraza ukayijyamo. Ndagushishikariza rero kudasimbuka, ugatekereza, ugafata umwanya wawe, ako kababaro, iyo nimba ukemera, ukayiprocesinga, ntuyijugunye. Abantu benshi tugira tendance yo gufata iyo nimba cyangwa ako gahinda, ntidufate umwanya wo kukajyamo, ugahita utangira kuvuga ati reka njye kunywa inzoga, reka njye kubyina, reka njye kureba filime, reka njye gutya. Ayo marangamutima akakugumamo kandi bizakugira ingaruka. Iyo utaprocesinze ibyo bintu, niko usanga abantu barwara imitwe idakira, imigongo idakira, utazi impamvu, ariko kubera ko bafite inimba batafashe igihe cyo kuyijyamo ngo ibafashe kwakira ibintu. Kuko ubundi iki gihe cy'inimba uranatekereza ku byabaye, ugatekereza ese mbigenze gute, ese nkora iki, gikurikiraho n'iki, ese uwapfuye ubu ngubu muri iki gihe yifuza ko namera gute.
ibintu nk'ibyo. Murakoze rero, mukomeze kwihangana, nawe utaha.